Okay. Mwakoze cyane gukurikira King Mars. Rero uyu munsi ku makuru tugiye kubagezaho ni amakuru ajyanye n'umukobwa wacu. Ni umukobwa umunyamakuru wacu yafashe yitemberera. Uyu mukobwa bamwita Elizabeth, aturuka muri Sudani, muri Afurika ubwo. Akaba ari umukerarugendo wamufashe yigendera, akamufotora rwose kuko yabonaga ari agakobwa gatangaje, ari ibintu nyine bitunguranye kuba abonye umukobwa usa kuriya. Urebye imbuga nyinshi zagiye zimukomatingaho bamuvugaho, abenshi banagerageje kumweditinga ngo barebe ko bamuhindura. Nk'uko mubibona rero ifoto ze za nyazo nizo zo mu mpande, yo hagati ni edit. Abenshi bagiye banamwambika bakoresheje AI, muraza kubibona inyuma. Gusa nyine namwe nk'uko mureba mugendeye kuri aya mafoto, ni umukobwa utangaje, ushimishije, ufite ubwiza busa nk'ubwihishe ariko bugaragara nanone. Ni umukobwa ufite uburanga butunguranye, umukobwa mwiza, gusa ni umunyacyaro biragaragara ariko ntacyo gatwaye. Abenshi bari kumuvuga ati umufashe ukamuhindura ukamwambika neza, yaba ari umukobwa udasanzwe. Nk'uko murimo kubireba rero, ni ibintu byiza. Aya mafoto agaragara neza, asa neza, gusa ibyo bavuga ngo voka y'imbwa imanuka ihiye. Umukobwa ari gushakishwa n'abanyamakuru benshi ngo bamukomatingeho, bagerageze kumufasha, bagire icyo bamushyiriramo kubera ko yatunguye benshi cyane. Imbuga nyinshi zahise zitangira kumukomatingaho zimuvuga. Uyu mukobwa rero Elizabeth ni umukobwa wo muri Afurika, ni umunyafurika. Ibi ngibi bimubayeho ni nk'ibyabaye kuri Kagarara. Kagarara we ni ibintu gusa yari yariteguye, yarihaye hiti baramumenye, ariko uyu we bisa nkaho byamutunguye. Bamufotoye ifoto yigendera, bashiduka ari ku mbuga baramushakisha, aho bamuboneye rero yatangiye kwamamara. Gusa urubuga rwose urajyaho ndahamya neza ko uraza kumusangaho niwandika Elizabeth. Uyu mukobwa rero yari na bagenzi be, hari aho muraza kubona videwo neza inyuma ukuntu ibyo babaga barimo, bari kugenda baca ibintu bimeze nk'ibiti mu ishyamba, ubona ari ibintu nyine bitunguranye binashimishije. Uyu mwana rero akaba atangiye kugera ikirenge ku mafaranga cyangwa se ku bukire, kuko nimba ari gushakwa na televiziyo ikomeye mu Rwanda cyangwa se n'abanyamakuru ba mbere mu Rwanda no muri Afurika, bivuze ngo yatangiye kugera amajanja amafaranga. Uyu mukobwa azwiho byinshi cyane, azwiho nk'umukobwa w'umuturage, gusa nanone wabonwe bwa mbere ahita akundwa. Mukomeze muforowinge kuri YouTube ni King Mars. Ndaza kubabwira ibindi byinshi bijyanye nawe, mutaza gucikwa. Gusa nimba wumva hari icyo iyi video igufashije, waza guteraho comment, nkabibona ko ufite amatsiko yo kuba wamwumvaho byinshi. Nanjye mukore ubushakashatsi ku rubuga nabonye rwatangiye kugenda rumuvugaho, amavideo ye, ibibazo bamubazaga, ibyo yasubizaga, ubuzima abayemo byose. Wumva ufite amatsiko yabyo rero watera commentaire ukanyandikira, ubundi ukambwira kugukorera video. Nihagera abantu 30 bambwira ati dukorere video y'uwo mukobwa, umutubwira bundi bushyo natwereka ibice bya video by'amagambo yagiye avuga, ndaza kuyibakorera nta kabuza. Mwebwe icyo musabwa ni uguforowinga, share, comment, like, ubundi tukahagura umuryango wa King Mars. Niriwe niziringa mu magambo rero, ndumva ari ibyo ngibyo. Mukomeze kugubwa neza, mukomeze kumererwa neza, mukomeze kugira umunsi mwiza. Yari King Mars ababwira kuri Elizabeth, umukobwa w'agatangaza, umukobwa useka neza, umukobwa w'umunyacyaro w'umuturage, ariko ufite amahirwe yo kuba yava muri analog akajya muri digital. Mukomeze rero mudukurikirane, twiyongere muri byose, hanyuma Imana ikomeze kugenda itwagura mu buryo bwo gukora neza, bwo kuzamuka, bwo gushimisha abafana. Mwabafana mwe ni mwebwe tubereyeho, namwe mubereyeho twebwe. Ibyishimo birahenda, mujye mutugaragariza yuko mwishimiye ibyacu, natwe tumenye ko turi kuvunikira ukuri.
murakoze cyane, yari Eli King Mars from KJL cyangwa KBL. Ciao ciao. King Mars igisi n'amabanga nyir'ibyago ziramwonera, byanavuzwe kenshi tuvunite mu matwi, wayona yabakambwe kangucire ku mayange, tazicwa na sinamenye inshuti muhorana, kucyarigamba nikaguteza bisi, umva long story saha igicamunsi, nibwo ninjiriwe na bamwe twita manigas twabanye street, ibihanda byari byanze, narasuzuye ku ivuko ndabishimira karahava, nanjye ndayagara ikofi nshiyo down, ibikoresho ndagura ngo zimanira manigas. I'm a nigga. Ifemo kama hanje attaché trop chaud piqueté fermer la bouche. J'ai soumis ça mes offices. Donnez-moi dopé. Il y a problème. Dis-le-moi. Niko fight yatangiye, amaboko baravuna, imbavu barakonyora, agahanga barasatura, yo ntabwo n'umushumba maiti yari hasigaye, nta bucuti bw'iyisi, wowe menye ibyawe, nushaka ubenya kamwe panje makira hamwe, singuciye intege, abeza baracyariho, dizwanduye umutima, wampaye microphone, sohora umwanda warundi moro hisigara yera, nubwo abisi badasiba kwisiga ibyo bizinga, iyi si turimo nta rukundo ruyirimo, sibicyari n'agahinda, iyi dunia wallahi bona ari devastation. Qu'est-ce que tu fais moi camarade? Pourquoi vous me dérangez? Attachez deux bouches au piqueté, fermez la bouche. J'ai soumis ça mes offices. Donnez-moi dopé. Il y a problème. Dis-le-moi. Ntibanyoroheye ndatambura abafotora, genzi byanjye nigazi nawe ni defanda, mwangiza igicibwa mwanyise ikirara, ubu nicyo gihe nanjye nigareye imitima yanyu, mburaye ndabyimenyera, ntawe nakiposho, dore muzuye kaboze, ubu muhoze mu nkovu, nawe ndirira mpora niririmbira, sibi ibihe byahise nasigaye inyuma, nawe natse depanaje, nashushanya mutsiba ko ntuzansiba mu bwonko, mfite icyerekezo winyereka izo nzira, ntabwo nzaho zigana, ni mastermind umuzigo ndi nawe, mwe muzaze mungana n'ibyo uzabaziturira, harahirwa mwebweho mwihigiye utwo twatsi, izanyu ntizizagona zizahora zishikamye. Qu'est-ce que tu fais moi camarade? Pourquoi vous me dérangez? Attachez deux bouches au piqueté, fermez la bouche. J'ai soumis ça mes offices. Donnez-moi dopé. Il y a problème. Dis-le-moi. Nana kimushoboye induru yihaye umunwa, urirukira kutsebya tuza barakuzi, ibikorwa biravuga, turakora yacu tuyashora mu mizigo, hayanyu muyashora mu dukuci, wahisemo ikuboneye, nanjye mfite iyanjye, uzabazivete uhora kuri nete, ninjye uri kubikora kuri online, nahagaritse isi jwi ritegekera, ninjye ufite icyicaro kuri website, umwana ashimishwa no kwisiga umwanda, listen to me nigga. Qu'est-ce que tu fais moi camarade? Pourquoi vous me dérangez? Attachez deux bouches au piqueté, fermez la bouche. J'ai soumis ça mes offices. Donnez-moi dopé. Il y a problème. Dis-le-moi. Pourquoi vous me dérangez? Maintenant fermez la bouche. Bouchez les champs mon cou. Maudit, dis-le-moi. Head, King Mars.